Nabasuhuje ndabakiriye kandi kuri Huguka Official nk'ibisanzwe ni Vincent Nkundimana mugiye kuganira kandi murakaza neza kuri rubuga. Ndabashimiye kandi njya ndeba ukuntu mushyikira iki gikorwa kivuga butumwa cyangwa isakaza butumwa buri abantu barimo bagenda baganira bungurana bituma abantu bakira mu buryo bumwe cyangwa ubundi cyangwa bunguka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndabashimira abakoze subscribe mwese, abatarayikora namwe mu subscribing mukandeho kandi muzajya mukomeza kubona n'amakuru yisumbuyeho. Abakanda like mwese ntihagire usigara adakanze like kandi muduhe comment, tuzakomeza tuganira byinshi cyane, ariko dukeneye ko mutwereka ko turi kumwe rwose. Imana ibamugisha. Reka rero dusenge kugira ngo babwire ikiganiro tugiye kuganira uyu munsi noneho. Mana urakoze, tugushimiye ko ari wowe dushyikira muri urugendo, no twungura inama, no twungura ubumenyi, ubashije kandi ufashe buri wese ugiye gukurikira ikiganiro kugira ngo asobanukirwe kandi yungukire muri cyo cyobora kibicaye mu izina rya Yesu. Amen. Ni karibu nanone murakaza neza kuri Huguka Official. Nagira ngo mbabwire yuko ibiganiro byo ntibirangira. Imana yaduhaye ubwenge, yaduhaye experiences bitandukanye. Buriya hari ukuntu buri wese muri twebwe agenda agira inararibonye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nawe urabifite. Icyo kora ushobora gukora mu buryo bumwe, nanjye ngakora muri ubu, kubera ko buri wese Imana ko yagiye muha impano, yagiye mu ubushobozi cyangwa ubumenyi, buri wese agenda agira uburyo imuyoboyemo. Namwe mbibabwira yuko uyu murongo yawunshyiriyeho cyangwa muriho, ariko ari buryo Imana yamfashije kugira ngo nanjye ngire uruhare mu gushyikira cyangwa mu gufasha mu ivugabutumwa cyangwa se mu mpuguro zitandukanye. Hari ivugabutumwa ry'ibikorwa, hari ivugabutumwa ry'amagambo, hari ivugabutumwa abantu bari mu rusengero, pastor akabwiriza agasoma Bibiliya, ariko hari n'ibiganiro cyangwa se ibitekerezo abantu bashobora kugenda bunguranamo inama zinyuranye, zikagenda zifasha kandi zizungura kugira twubake ubumwe bw'abakristo, ubumwe muri rusange, ubumwe mu itorero, ubumwe nk'abaturanyi cyangwa abaturage beza batuye isi, kubera ko Bibiliya ivuga yuko ubundi umuntu yaremwe ariko aremwe kugira ngo agire isi nziza. Rero rwose tujye dufashanya, twunganirane mu comments zanyu, turazikena nyinshi cyane. Tuba twumva twifuza yuko ubundi mwagenda mutubwira uko mubibona. Uyu munsi rero tugiye kuganira iki? Maze igihe kinini mu itorero narabibabwiye, nagiye mu itorero muri 92. Urumva ko hashize igihe kirekire. Mvuze ngo ni nararibonye ntabwo naba mbeshye, imyaka irenga 30 buri bari myinshi. Ariko nkuko bamwe yabatoreye kuba bashumba, bigisha, bandi bahugura, nanjye numva muri kijyara mpagurukije kugira ngo mpugura abantu nshingiye ku nararibonye mfite, nshingiye ku biganiro bitandukanye abantu baba baraganiye n'abandi, nshingiye ku bintu binyuranye twagiye duhura nabyo. Twagiye rero duhura n'ibintu ukabona abantu mu matorero atandukanye, mu madini anyuranye, ahantu hatandukanye, ugasanga abantu ntago bumvikana, abantu ntibavuga rumwe, abaririmbyi ntibumvikana, abapasiteri bafitanye ibibazo, abadiyakoni bafitanye ibibazo, abakirisitu bafitanye ibibazo. Ubundi ibi bintu biturukahe? Byatewe n'iki? Kuki abantu badahuriza ku mubiri w'umwami wacu, bahurize ku rupfu rwa Yesu ngo bakundane? Koko we yaravuze ngo ndaje mbashyiriyeho, cyangwa se si mwantoranije ahubwo nige nabatoranije, ariko mbashyiriraho kugira ngo mugende mwera imbuto kandi imbuto zanyu zigumeho. Hanyuma Bibiliya ikanavuga ngo ndi umuzabibu namwe muri amashami. Uwo muzabibu ni data uwuhingira, ariko igiti cyose kitera imbuto kiracibwa, ariko ayo mashami ni twebwe dushamikiye kuri uwo muzabibu.
niba rero Yesu avuze ngo turi amashami, twakwiye kuba ubundi amashami natureloma cyangwa ibisanzwe, amashami yakwiye kuba ari muvuma mu gihimba n'imizi, birumvikana. Iyo tuvuga ngo save Brit, aya matembagita azamuka, aya matembagita azamutse ava mu mizi akazamuka aciye muri iki gihimba cyangwa tronc, yagakwiye gukwirakwizwa mu mashami, akazagera ubwo agera mu mababi, ariko ahabwa cyangwa igiti kigaburirwa n'iki gihimba. Bivoma hehe? Mu butaka bwiza. Handi Yesu yavuze ati zimwe zaguye mu butaka bwiza ziramera, zirazamuka, zera kimwe 60, 30, 10 gutyo. Ni ukuvuga ngo hari na data uruvomerera rwa ruzabibu. Imirimo itandukanye, abahanuzi, abigisha batandukanye, umwuka wera, intumwa zitandukanye ziva ku Mana zigenda zigisha cyangwa zifasha kugira ngo cya giti gikure neza. Ariko rero mu bintu bikomeye ni ukubona aya mashami atabasha kwera imbuto zikwiye, kandi ahabwa ari supposed kuba ahabwa amatembagita azamuka na cya gihimba. Ni igitangaza. Niba umuntu ashinze kuri Yesu, ashinze amashami ye ashinze kuri tronc cyangwa se kuri cya gihimba aricyo Yesu, cyangwa ari wa muzabibu muri rusange ari Yesu, umuntu yakwibaza ngo kiravoma, aya mashami aravoma, kuki atera imbuto zikwiye, kuki yera indibu kandi yagakwiye kwera ngo imizabibu? Amakimbirane aturuka. Bibiliya rero igenda inenga cyangwa sigaya imyitwarire y'aba bantu bari bakwiye kuba bari umwe, cyangwa bagakwiye kuba bagenda ari umwe, hanyuma barangiza bakisanga basubiranamo, basebanya, basenyana, batavuga rumwe, kandi bose ari urugingo, ari umubiri umwe. Ubundi Bibiliya iravuga ngo turi ingingo ariko zubatse umubiri umwe, ari umubiri wa Kristo. Noneho ugasanga umwe ntavuga rumwe na mugenzi we, kandi nawe ari urugingo kuri uwo mubiri. Yakobo igice cya 4 umurongo wa 1, turamanuka tugere ku murongo wa 5. Yakobo igice cya 4 dusome twumve. Haranditse ngo intandaro, titire iravuga ngo intandaro z'intambara n'amahane yose. Intandaro z'intambara n'amahane yose. Noneho umurongo dusoma hambere uranditse ngo mbese muri mwe intambara zivahe n'intonganya zivahe? Ntibiva mu byo mwishimira bibi birwanira mu ngingo zanyu? Murararikira ariko ntacyo mubona, murica kandi mugira ishyari ariko ntimushobora kunguka, muratabara mukarwana nyamara ntimuhabwa, kuko mudasaba, murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi, mushaka kubyayisha irari ryanyu ribi. Murongo wa 4, yemwe basambanyi namwe basambanyikaze, ntimuzi yuko ubucuti bw'isi butera kwangwa n'Imana? Nuko rero umuntu wese ushaka kuba inshuti y'iby'isi aba yihinduye umwanzi w'Imana. Mbese mutekereza yuko ibyanditswe bivugira ubusa ngo umwuka uba muri mwe cyangwa uba muri twe urararikira ukagira n'ishyari? Umwuka uba muri twe urararikira ukagira n'ishyari. Nibutse ijambo ry'Imana rivuga ngo mwicishe umwuka ingeso za kamere. Gusenga, kwiyungura abantu basoma ijambo ry'Imana, gusangira ubuhamya, gushimana Imana cyangwa gushima Imana, ubwabyo bigira uruhare runini mu kwica ingeso za kamere hakoreshejwe wa mwuka wera uvugiye muri rya jambo cyangwa muri abakozi b'Imana. Hanyuma rero Bibiliya iyitubwira ngo amakimbirane n'intonganya biva mu byo twishimira bibi birwanira mu ngingo zacu, nagira ngo
tubiganireho. Umuntu akizwa cyangwa umuntu ava mu bupagani, Bibiliya nikunda gukoresheje ijambo, umuntu ava mu ngeso mbi, umuntu ava mu kutagira idini akajya mu idini, cyangwa ava mu idini ajya mu rindi, cyangwa ava mu itorero ajya mu rindi. Mu by'ukuri ikintu kiba kigamijwe ni ukugira ngo ahindure ingeso, ahindure imigenzereze, ahindure imico, ahindure ya nyifato ya mbere. Kuko kuhindura ukajya aha ntago bivuze kugumana ibyo wari urimo. Buriya iyo umuntu avuye mu Gaturika akavuga ngo agiye muri ADPR, bivuze ngo ntabwo mpinduye gusa idini, cyangwa simvuye kwa padiri ngo ngiye kwa pasiteri gusa kubera juste guhindura, ahubwo abahinduye n'ingeso. Uvuye muri Anglikana akajya muri Gaturika simbizi, nawe biravuze ngo hari ibyo bakoraga cyangwa se uburyo nitwaraga hano ngiye guhindura nkajya muri ibi, nkakora gutya byiza kurushaho. Ndatekereza ko nta muntu uhindura idini ashaka kuguma uko yari ari. Nuvuze ngo wenda mvuye muri ADPR ngiye muri Zion Temple, ngiye muri Restoration, ngiye muri Adventist, ngiye muri ahanari hose, bivuze ngo ngiye guhindura uko nitwaraga nkagenda gutya. Yenda yarabangamiwe n'iki agiye kwisanzura akora iki, yenda yabonaga icyari kibi agiye guhindura akora iki cyiza, simbizi. Wowe ibyo byose uhindura ugiye kwitwara bitandukanye nuko witwaraga. Ariko reka tuvuge nk'iwacu muri ADPR, ngende mu ADPR, abantu bagiye bava mu madini atandukanye cyangwa mu matorero atandukanye bakavuga tugiye mu itorero ryitwa itorero ry'umwuka, tugiye gusenga, tuzajya tujya mu mwuka, tuzakira za ngeso mbi za kamere zimwe tujya turondora, gusambana, gukora ibiteye isoni, iby'isoni nke, gusenga ibishushanyo, ibiki n'ibiki. Tuzahagarika kwambara amaherena, tuzahagarika gutunganya imisatsi, kuyidefriza, kuyigira ukuntu, tuzahagarika kwambara ibi ku maboko, tuzahagarika bya bindi nyine muzi mwese. Umuntu ava mu yandi matorero cyangwa amadini akavuga ngo ngiye muri ADPR kuko bitwara gutya, no kuvuga ngo ndahinduye ngiye kwitwara uku, bitandukanye no kwa mbere. Ibi bintu byose byatumye uhindura aderesi wari ufite ujya muri iyi ngiyi. Ari wowe wavuye ujya muri iri torero uvuga ngo nje nzahindura gutya, undi nawe nuko yaje, twese twisanga twahuriye mu itorero. Ariko kubera iki abantu bose baje basiganwa, abantu bose baje bavuga ngo barahinduye, abantu bose baje bavuga ngo tugiye guhinduka abashyashya, tugiye kuba abantu bazima, abantu bera, abantu batunganye, bazajya basenga, dusengerane, dukora ibi nibi? Kubera iki byagezeho ukajya usanga quelques elements cyangwa abantu bamwe muri twe bitwara ukundi kuntu? Kubera iki abantu bahunze bavuga ngo tuvuye aha, ibi babyoroshyaga, tugiye ahangaha ahantu twumva tuzakorana n'Imana neza, tuzakanira byandi bitanga no gukanira ku buryo tuhinduka rwose tugize imitima mishya, niko birivuga ngo ari byo byiza bishimwa n'Imana kandi bitunganye rwose. Kuki twaje, kuki abantu baje, kanaka kuki yaje avuga ngo araje, ukajya kumva arimo arakora ibintu umuntu wese yakwibaza ngo ese uyu muntu yigeze amenya Yesu? Kubera iki hari uruvugo rutari rwiza ku buryo Bibiliya ivuga ngo izina ry'Imana riratukwa mu bapagani ku bwanyu, niko byanditswe? Kuki abantu, mperutse kumva amakuru umuntu avuga ngo umuntu ashatse abanyamagambo yajya muri ADPR hano cyangwa ngo mu barokore, umuntu ashatse abantu basebanya bahimba inkuru yajya muri bariya barokore. Kubera iki iyo mvugo? Icyo gihe abivuze nahise nanjye ntekereza kabiri, sibo gusa bavuga, ariko kubera iki ahashakirwaga ibyiza abantu bashobora kugenda bakabonamo ikibi? Turi mu isi nibyo, na Satani ntago yananiwe cyangwa yaruhutse gukora, arakora. Ariko kubera iki byaturuka
kuki byaturuka kuri wowe, kuki ari we waba nyirabayazana wo kuvugwa nabi ku itorero, kuki ari watuma Yesu avugwa nabi aho wakamwubahishije? kubera iki ari byo ubaye intandaro? ese niba naguye mu cyaha kuki ntakwihana ariko umurongo nkawuhindura? kubera iki nabangamira mugenzi wanjye turirimbana? kubera iki nabangamira mugenzi wanjye tubana mu rusengero? kubera iki nabangamira uriya mwene data mu Kristo waje ahunga icyaha akaba azi ko agiye kuruhuka? kubera iki umuntu twasengana narangiza ngasohoka mu masengesho nyira musebya ngena nasasa ibintu bitari ngombwa? kubera iki twajya mu cyumba ngasohokana amabanga y'icyumba cyangwa y'itorero nkajya kuyamena hanze? kubera iki twajya mu butayu aho gushaka Imana abajya gusenga mu butayu barabasenga mu buryo butandukanye babyemera gutyo? kuki twajya gusenga aho ngaho aho nakakoze ibyanjye nkajyanwa n'ibibinjya? numva abantu bajya bavuga ngo bagiye gusamanira mu byumba, abandi ngo basamaniye mu butayu, abandi ngo bakoze amafuti n'amanyanga adakwiye no kuvugwa mu nzu y'Imana. abandi kubera iki abantu b'Imana ushobora gusanga ngo namugurije ideni ariko ntago anyishyura, yaranyambuye yambereye umwambuzi? kubera iki bituruka he? kubera iki navuga ubutumwa ndi umuriganya? kubera iki navuga ubutumwa ndi umutukanyi? kubera iki navuga ubutumwa ndi umusambanyi? kubera iki navuga ubutumwa ndi umuntu mugizi wa nabi? kubera iki navuga ubutumwa mu batanga ruswa ndi uwa mbere? kubera iki navuga ubutumwa? kubera iki abantu Pawulo yigeze kwandika aravuga ngo mweretswe Yesu Kristo nk'uwabambwe? ndetse yageze anabwira abagalatiya ati mwabagalatiya mwe b'abapfapfa ninde wabaroze? kubera iki ahantu hashakirwaga ibyiza usanga abantu barahinduye ibyizerwa cyangwa imyizerere bari baragiyemo agahinduka? kubera iki abantu batangiye buzura umwuka wera, umuntu akazura umwuka wera yarangiza ejo ugasanga arimo arahimba arapfundikanya, aragenda arahanura ibintu atatumwe n'Imana ngo bamwemere, banyemere bampe icyubahiro, banyemere bampe amafaranga, banyemere kubera ko najyaga mvuga mu ndimi nyinshi, najyaga mpanura, najyaga nerekwa, najya ndondora. ubu ngubu nta byaje ariko bavuga ngo iki? Can you imagine umuntu akajya guhimbira Imana, akajya agahimba uyu muntu azi icyerekezo arimo? iki kibazo gihari kirasa naho uyu muntu yataye icyerekezo, ariko arasa naho yiyitirira Imana cyangwa yafashe Imana nk'umuvandimwe utorera cyangwa wihanganira amafuti. icyerekezo nta kikize. Muririmbyi yararimbye ngo nimushinzira y'uwambambiwe sinzahabona n'umucyubayo, nta yindi nzira tuzabona ntayiriho haba nimwe, nukuri inzira ijya mu ijoro niy'umusaraba. abantu bihannye bavuga ngo bahindukiriye Imana, iri tourne vers l'autre sens. abantu bari muri iki cyerekezo barahindura bajya muri iki cyerekezo, hanyuma bagezeyo basa naho babimenyereye abantu baracyakorera Yesu, abantu baracyari mu nzira ijya mu ijoro, abantu barazi icyerekezo barimo. Imana yarahindutse se? Bibiliya iravuga ngo nubwo mutakwizera yihora ariyo kwizerwa, ndetse nta n'igicucu cyo guhinduka ifite. abantu ntabwo bazi yuko Imana ikiri yayindi. yarahindutse se? yahinduye se uburyo yabwiraga abantu? bene data, umuntu wese Bibiliya iravuga ngo nagume uko yari ameze agihamagarwa. umuntu wese nagume kwa kundi yarari, kwa kundi rero twari turi. ntabwo bivuze ngo ni ukundi Bibiliya ivuga. Aravuga ngo niba naratinyaga icyaha ningitinye toujours, nimpore ngitinye. niba narubahaga abantu ninkomeze mbubahe. niba narafataga ururimi rwanjye ninkomeze ndufate, ahubwo nubake bene data. niba narasengeraga abantu nimbasengere, ariko nsenge mu bunyangamugayo.
niba narashakaga amafaranga ninyashake mu buryo bukiranutse, niba naririndaga gutanga ruswa, gusengera, gucuruza ibitari ngombwa nimbireke, za fraude z'amageni nimbireke, ntago bindeba, ndi umukirisitu nkwiye kwera imbuto zikwiye abihana. Ariko niba narubakaga mugenzi wanjye mwene data mu rusengero, nimwubake mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'ibitekerezo aho kumusenya. Niba narafashaga indushyi n'ababaye nimbikore, ningume muri uwo murongo. Uko niko Bibiliya ivuga ngo gume uko wari umeze ugihamagara. Ntabwo bivuze ngo Yesu aratinze reka duhindure. Rega Bibiliya ivuga ngo maze ngo umuntu ngo umugaragu mubi ngo niba ngo abonye ngo shebuja atinze ngo agatangira gusangira n'abasinzi agakora ibi nibi ngo shebuja azaza ngo umunsi atatekerezaga ngo azamuboha ngo amujugunye iyo cyangwa amucemo kabiri. Bibiliya itwereka neza yuko Yesu principe ze zitahindutse, ziracyari za zindi. Amahame ya Yesu ni ntakuka. Imana idufashe, reka tumenye ibyo twahamagariwe, twubakane, twe gusenyana, tugume kwa kundi uko twari turi imbere dukizwa, twe kugenda duhindagurwa n'iminsi iriho uko igenda ihinduka. Dukore nk'uko bikwiye. Imitima ikitubwira, imitima yacu, imitima nama ikubwira iki ubundi? Ugiye gukora icyaha irabikubwira ko ari kibi. Ariko Bibiliya iravuga ngo nurakara ntugakora icyaha, izuba nirikarenge ukirakaye. Reba ukuntu wishakira amahoro, umutima wawe ntukaguhagararemo, gukomeza uguhagazemo, kwereka yuko uri kuri y'ubwami bw'Imana. Ubwire ngo hari imbabazi za Yesu, ujye imbere ya Yesu, wihane, yiteguye kubabarira, kandi icyaha kihanwe kirababarirwa. Nakubabarira uhindura icyerekezo, ugende nk'uko bikwiriye, uwihannye koko. Ntago kuramira mu byaha bitanga amahoro, ntago gutinda muri ibyo no gukora amafuti n'amanyanga ntago biguha umutekano. Umvira uwo mutima ukubwira, umwuka w'Imana ahamanye n'umwuka wawe, yukura umwana w'Imana nk'uko byanditswe. Imana ibamugisha, Imana itugire neza. Reka dusenge. Mana turagushimiye, no uduha mwami kuramira mu bintu byawe, kandi urugendo tukarugendamo neza, tukitwara nk'uko bikwiriye, kandi ubuzima bwacu bukaba bwirijwe butunganijwe. Amaraso ya Yesu niyeze buri wese, kandi buri wese ahindurwe n'umuburo Imana itanga. Icyubahiro kibi cyawe, ubuntu bwawe bukomeze kutuganza mu izina rya Yesu. Amen. Yesu abahe umugisha.